Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Isegonda TV. Uyu ni umwanya duherereye hano mu karere ka Burera mu murenge wa Cyeru mu mudugudu wa Butare, akaba ari mu kagari ka Butare, aho tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Icyo tubasaba rero no gukora subscribe na like na share, ubundi inkuru zacu zikagenda zibageraho gatanu ku kandi. Nkuko mubibona rero hano tukaba tumaze gukora ibirometero bisaga 500, tukaba twerekeje hano mu karere ka Burera nkuko nabibabwiye, aho tugiye kuganira n'umwe mu bamama bafite ubumuga, araza kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa we no gukurikira Isegonda TV muri aka kanya. Hano rero araza kutubwira byinshi bigiye bitandukanye. Ukurikiye Isegonda TV muri aka kanya ufite umutima w'impuhwe kandi ufasha kandi ugira impuhwe, urabona ko ushobora kwibaza se uyu muntu ureba hano muri aka kanya abaye hate. Araza kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa we no kutakuraho cyangwa se ugakomeza kudukurikira gatanu ku kandi. Icyo twababwira rero yuko twebwe Isegonda TV ahantu hari hose tuba tuhababereye muri rusange. Nkuko mubibona rero hano ngaha tukaba twari tugeze ahantu haraterera cyane, harazamutse, biranashoboka ko n'imodoka ubwo itashobora kuhazamuka cyangwa se gare, ariko muri aka kanya ukimubona kiri kuri kariya kagari ushobora kwibatsa se ahantu hari kuhazamuka ate. Ariko nkuko mubibona murabona ko arimo aragerageza kugenda uko ashoboye. Wowe uri kumukurikira Isegonda TV muri aka kanya, tukomeza kukwibutsa ko muri kumwe n'umusore wanyu kuzukuru k'Imana Bucura bwa Nyagasani, akaba aherereye hano mu karere ka Burera, akaba ari mu murenge wa Cyeru mu kagari ka Butare mu mudugudu wa Butare, aho turimo turareba bumwe mu buzima bw'uyu mudamu ufite ubumuga, uburyo abayeho n'uburyo abasha kwigenza n'uburyo agerageza kwiyadabuta muri situwasiyo zigiye zitandukanye muri rusange. Muramubona rero arimo aragenda agerageza kugendera ku gafuka, urabona ko arimo aragenda agerageza gutambuka uko ashoboye kose. Wowe ukimukubita amaso ushobora kuba wibaza gatese ahantu mu by'ukuri ni gute ashobora kuhazamuka, ko mbona ni gare kuba ryahazamuka bigoranye, ariko urabona ko arimo aragerageza kugenda. Wowe udukurikiye muri aka kanya rero, uramutse ufite umutima woroshya kandi ukunda, ushobora kureba uyu muntu ukaba wamugirira impuhwe maze ukaba wagira byinshi ugenda wamufasha muri rusange. Dukomeza kwibutsa ko muri kumwe n'Isegonda TV, akaba duherereye hano mu karere ka Burera kabisa. Nkuko mubibona rero urabona ko arimo aragenda gake gake agerageza kureba uburyo yagenda yigira imbere gake gake muri rusange. Dukomeza kubabwira rero ko muri kumwe na Isegonda TV hano, aho turi kugenda tubaganiriza byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Ahantu ageze ushobora kubita amaso ukibaza tese araza kuhazamuka, ariko urabona ko nawe agenda agerageza kuyitegereza cyane. Murabona ko ni inzira zigoranye cyane, urabona ko ari ibintu bitoroshye muri rusange, ariko turaza kurebe se mu by'ukuri araza kuhazamuka. Ariko uko biri kose Imana iraza kumufasha ahazamuke, nubwo ubona ko ari inzira zigoranye muri rusange. Nkuko namwe mubibona hano ku mafoto, urabona ko agenda agerageza gake gake, agerageza kugenda areba uburyo yagenda atambuka, ukabona ko ni inzira zigoranye, ariko we mu bushobozi bwe burya Imana itanga uko ishaka. Urabona ko agenda agerageza kugenda yishakira inzira kugira ngo abashe kureba ko yabasha gutambuka. Wowe udukurikiye muri aka kanya, wowe ukurikiye Isegonda TV, twakubwira uti icyo usabwa kora subscribe, kora like na share, ubundi inkuru zacu zigenda zikugeraho gatanu ku kandi. Hano rero uyu mudamu nyamara ukimureba neza urabona ko ateye impuhwe, kuko urabona ko inzira zanyereye n'ibyondo, yewe biragoranye, ariko urabona ko arimo aragenda agerageza, ukabona ko agenda yishakira inzira, bashakisha uburyo yagenda atambuka. Urabona ko ni ibintu bigoranye, ariko urabona ko uko biri kose agenda yishakira inzira nk'intore kabisa. Reka turebe rero uko haraza kuhazamuka. Benshi muri kubereba ku mafoto, ku mashusho, hano kuri iyi video mukavuga ati se ahantu ko mbona hagoranye, ese ku muntu ufite ikibazo nk'iki ngiki mureba, ese arabasha kuhazamuka? Natwe ubwacu tukihagera twarega tukavuga ati ibi bintu ntibishoboka, ariko urabona ko burya byose birashoboka. Icy'ingenzi ni ukubanza wamenye ngo ese ndaza gukora iki, ese ni gute ndaza kubigenza. Wowe rero udukurikiye muri aka kanya, wowe ukurikiye Isegonda TV, dukomeza kukubwira ko icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe. Wowe wamaze gukora subscribe ntacyo bitwaye, kora share na like, ubundi tugenda tukuryohereza gatanu ku kandi muri rusange. Urabona ko rero zari inzira zigoranye, hari ahantu hatangaje cyane, ariko urabona ko arimo agerageza kugenda hazamuka kandi biratanga icyizere ko araza kuhanyura bikaza kurangira neza.
biragoye cyane. Urabona ahangaho kuri Kisegonda TV urabona igare bararyikoreye, undi nawe aragerageza kugenda yishakira inzira. Urabona ko ari ubuzima busa nkaho bugoranye cyane abenshi mushobora kwibaza ati se uyu muntu abasha kuba mu buhe buzima? Araza kudutangariza byinshi nyuma y'uru rugendo, dore ko turaje no kugera iwe abashe kudutembereza atwereke byinshi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa gusa no gukurikira Segonda TV muri aka kanya, ubundi tukanyura tukugezaho byinshi bigiye bitandukanye. Ahantu wowe uhabona ku mafoto ushobora kuvuga ati umuntu ufite amaguru baje kugenda neza biragoranye ko yahazamuka, igare urabona riri ku mutwe hari aho bigera akabasha kwigenza. Wowe uri kumureba rero ufite umutima ukunda, ufite umutima woroshya, ushobora kuba wagira byinshi wamufasha cyane ko nawe ashobora kuba gukeneye muri rusange. Murabibona rero neza ko urabona ko agenda agerageza kugenda yishakira inzira, igare riri ku mutwe. Gusa wowe icyo usabwa tukukomeza kukubwira ko ukurikirana Segonda TV, turi kugenda tugutangariza byinshi bigiye bitandukanye. Urabona ko ni ubuzima bugoranye, ni ubuzima bugoye, ni ubuzima umuntu wari wese atapfa kwiyumvisha, ariko urabona ko agerageza kubamo. Araza no kudutangariza byinshi nyuma y'uru rugendo, atutangariza byinshi bigiye bitandukanye, uburyo agenda bikoramo umunsi ku munsi, kuko benshi muboneye amafoto mushobora kwibaza ati se koko biriya ni mama. Ndakubwira ko Segonda TV turahakubereye, twakugereye kuri tere. Dukomeza kubibutsa ko muri kumwe n'umusore wanyu kuzi kuruka Imana bucura bwa Nyagasani, akaba ari kuba karangira nk'uko bisanzwe. Icyo usaba rero nta kindi ni ugukora subscribe, like na share, ubundi inkuru zacu zikagenda zikugeraho gatanu ku kandi. Hano rero tukaba tugeze mu rugo iwe hataha, aho agiye kudutangariza byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubibona rero hano twicaye muri aka kanya, akaba ari mu rugo rwe iwe mu rugo, akaba agiye kudutangariza byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma yo kuzamuka iriya misozi yose mwagiye mubona, ubu twageze iwe mu rugo, akaba ariho twicaye, akaba arimo aradutembereza twereka byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko muhabona rero ni ahantu hakeye, urabona ko hasa neza cyane. Ushobora kuba wibaza ati se ntubasha kuyikorera isuku? Araza kutuganiza byinshi bigiye bitandukanye. Nyamara kuba tumaze kugera hano muri uru rugo, ese mwatangira mwibwira abadukurikiye ubundi amazina yanyu mwitwa bande? Mugize ngo mwitwa bande amazina? Nitwa Dativa. Aravuze ati nitwa Dativa, ngira ngo mwamaze kubyumva neza. Hano ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none rero urimo uravugana ni Segonda TV. Ese hano waba uhaba wenyine cyangwa hari undi muntu mubana? narimo amaze imyaka ingahe mabaganje nyine akangaka tumaranya amezi 6. Naho muri ubuzima nabaganje nyine buri uyu mwana tubona mubana hano twanasanze ari uri kugufasha kugendera kuri aka kagare, yaba ari uwo mu muryango cyangwa se ni umwana wawe? nta mwana mfite, nta mwana nabyaye, ni umwuzukuru wa mwene mama. Yes, urakoze cyane rero. Urumva ko aragenda tutangariza byinshi bigiye bitandukanye. Urumva ko ni umumama wabaye mu buzima butoroshe, ni umumama wabaye mu buzima wari wese atapfa kwiyumvisha, ariko urabona ko kugeza uyu munsi wa none nubwo bwari ubuzima bugoye, nubwo bwari ubuzima butoroshye, ariko urabona ko kugeza muri aka kanya aracyariho, nubwo ari ubuzima babugoranye muri iyi si turimo nanone. Wenda umuntu yakubaza akabazo kamwe wenda kubijyanye n'ubuzima umuntu ababona muri rusange. Iri gare turimo turabona hano bigaragara byo birasa nkaho ari risha, bigaragara nkaho ari igare risha. Ese ryaba riva mu maboko yawe cyangwa se wenda hari ukuntu leta igenda igufasha muri rusange? Ni leta imfasha, irindi gihe rishaje kongera bamirindi. Okay, urabona ko atubwiye ati rigare ni leta ibasha kuba yamfasha kugira ngo mbashe kwigenza ndetse mbashe no kugira byinshi nagenda ngeraho muri rusange. Ese mu by'ukuri wenda nk'umuntu uguteze Segonda TV muri aka kanya akaba dukurikiye hano twicaye iwawe, n'icyo wamusaba? Nabafasha gusa ubu muze gufasha. Nese ubuzima bw'ubu ngubu ndabushoboye. Reba ni nk'ubu bampaze no mu nda, banciye amaguru, bampaga no mu nda. Ubu ni ugutaramanaje no gusandara. Naho naka n'ubufasha.
nk'ubu ari uwegeye n'umuhanda wenda n'aka kagare kaza karahamugeza nuko ubura icyo narya rero uziyicara si none ubona iki ubu ni umuntu ugera aha ngaha yabona uko andi akaba nk'ungiriye imbabazi akaba amazi uko kurya naho ajya ngiye ubu hirya ni ikizu kirangaye ubwo aka ngaka yahise ni umuganga w'inembo ahita aciriramo aha ngaha muri saro nze ndabona ukuntu inze ndahakururuka nyine hirya bura nta nubwo hateye n'urwundo ni amatafari ashinyitse urumva rero ko mu by'ukuri wowe uduteze amatwi wowe udukurikiye muri aka kanya urumva ko ubuzima abayemo ni ubuzima bubabaje cyane niba ufite umutima ugufasha niba ufite umutima ukunze kandi ubona ko gutanga burya biruta guhabwa wagira icyo ufasha uyu mumama turi kumwe muri aka kanya kuko wowe ukurikiye Isegonda TV ukaba umureba kuri iyi video ukaba umureba hano ku mashusho urabona ko abayeho mu buzima butoroshye cyane cyane ko agiye anadutangariza byinshi bigiye bitandukanye wowe ufite icyo wamufasha ufite icyo ubona akwiriye kandi agenewe rwose wagira icyo umufasha kandi nawe urumva ko wazagororerwa Imana yazabikwitura muri rusange turakomeza rero kugenda tuganira ari nako tugenda tukufasha byinshi ugenda tukubaza byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo umuntu ukubonye bwa mbere abashe gusobanukirwa ati se uyu muntu niki namufasha kugera kuki kugira ngo nawe ubuzima bwe bubashe kugenda bwicuma umunsi ku munsi cyane cyane ko tuba tubona ko ari n'ubuzima buba bugiye bugoranye muri rusange ese kuba leta yaragiye igira byinshi kugenera muri rusange wenda se hari ikindi kintu yabigufasha uretse kuba yaraguhaye aka kagare ko kugenderamo none se birindwi ibyo byamara iki ubu muri ubuzima byakumarira iki ubu waguramo isabune ubu simeraga nk'uhetse nk'uruhinja nk'ubu ni ukumesa buri kanya ngubu ni ugusohoka guca n'ubundi nkarengerwa ninjira mu nzu nkarengerwa nisi muri ubuzima byakumarira iki guhahaho kugura nk'amakara nta n'ishamba ngira uri kumva si ibyo bintu byose by'amarasi urumva ko arimo aragenda dutangariza byinshi bigiye bitandukanye uyu mwana mubana hano muri aka kanya niwe ubasha kuba yagufasha kubona ifunguro wenda iyo ryabonetse kubigutunganyiriza yatagiye ku ishuri yatagiye ku ishuri ni ukuvuga ngo yatagiye ku ishuri babyifashe bite biba byifashe gute ni no kubwirwa none se ubu naje mu kinani nkasenya nise ubu nasenya ndabwirirwaga n'ubu yimaye ninde wabinekera se nafite imwe ese wenda ku bijyanye n'ubuzima busanzwe wenda urabona ko ahantu turi hano ni mu giturage abenshi tunzwe no guhinga ndetse ese niba hari agasambu wenda waba ufite cyangwa se hari umurima waba ufite ese ku bijyanye no guhinga byo biba waba ubona abasha kukuhereza uwo mukozi byo biba byifashe bite ntawe ubwo ni ukuvuga ngo nawe ubyimenyera ukamenya ko uzahingisha ugakora n'ibindi bigiye bitandukanye numvuye kugira kungira imbabazi akabaraje nk'akabyizi nabyo rero naho bahinze naho sihera nafite n'ibyo fungu gusa ariko gukora ifumbire n'isi hera gute ari gupfa gutera ari nta n'ikintu nabyo ni byeri byera se urumva ko rero ubuzima tubamo namwe murabuzi ni ubuzima bugoranye cyane wowe rero uduteze amatwi muri aka kanya wowe ukurikiye Isegonda TV urumva ko ubufasha bwawe burakenewe ko uyu muntu ubayeho muri ubu buzima we hari uko ubayeho kandi ubona ko hari icyo wamufasha icyo twagusaba rero twakubwira ko aherereye hano mu karere ka Burera umurenge wa Cyeru akagari ka Butare mu mudugudu wa Butare uramutse ufite icyo ushaka kumufasha wakwishyira muri komenti ya Isegonda TV twaba twabibonye ubundi tukaba twakuyoboza ukabasha kumugeraho gatanu ku kandi gusa we natugusezera icyo tukwijeje cyo yuko tuzagaruka kandi tukazaza kureba uko muzamubayeho murakoze cyane kwa mwaduhaye umwanya wanyu Imana ibahe umugisha namwe ibahe umugisha